Amazina yanjye nitwa Muhire Robert. Mu myaka 12 ishize iyo iwacu aho twari dutuye ku musozi mwiza, tukagira abaturanyi beza, ariko hakabamo umugabo umwe yari umutunzi, afite byose. Yari afite amazu, yari afite amamodoka, ariko agahora akubita umugore, akubita abana, akababuza amahoro. Nkicara nkibaza ariko ni kuki umuntu aba afite byose ariko ugasanga hari ibyo abuza amahoro mu muryango? Ariko naje gutekereza nibaza ko ikiba cyabuze ari ukubahana no guca bugufi. Maze mfata umwanzuro ndagenda nganiriza data. Ese data, ni iki nakora, nabigenza kugira ngo nubake urugo rwiza rutandukanye n'urw'umuturanyi wacu? Maze data arambwira ati, mwana wanjye rero, kubaka urugo biragoye. Urugo ni ishuri, igikomeza urugo ni uguca bugufi. Byaba ngombwa ugasaba imbabazi, yaba amakosa wakoze cyangwa se utakoze, kugira ngo umutuzo uboneke mu muryango. Nafashe umwanzuro n'umutima wanjye wose, ndavuga ngo ndashaka kubaka urugo rutandukanye n'urw'umuturanyi wacu nabonaga. Nagira ngo uko nubatse urugo mubikurikire muri filime iyo gashize. Murakoze cyane. Kumbona nta morale mwiza. Sheri ndayifise aho koko morale nayibura gute ndi kumwe nawe? Ebana, numva nishimye cyane. Nanjye ndishimye bro. Sheri, hano hantu hameze neza, haratuye, ndi kubona inka. Urebye imisozi ukuntu hameze, mbese ndabona ibintu byose ari fresh. Nukaji kararyoshye cyane. Bibona Sheri, shano kuri ntakubeshya kuva nakumenya. Urukundo rwanjye ni ukuri, ni wowe inzozi zanjye. Sheri, nawe urashaka kunyishisha imbuto? Aze kuvana kabiri bimeze bite? Kintu nzapima. Serious? Okay, thank you. Oh, why? Oh, I don't like it, please. Umva, Sheri, nusukumbesha. Ntabwo nongeye. No! Ntabwo ndi kubikunda. and share our
Ndagusozi wowe cyakora gukura abantu muri modo byo urabizi undi uranshaka ikibazo ufite n'iki reka kumuroba ikibazo ufite n'iki abundi reka maze mubaze dimoni zigutera n'ingabo n'ingore ikibazo ufite n'iki reka kumvugiza induru bana vuga ariko utankora ikibazo ufite n'iki umva mubwire ndumva ufite umuvuzi induru kurusha zanzogera zo kwa padiri ugeze nuko wajya kubasaba akazi ngiye nta muntu nshake wanjye uranyuma ariko ushobora kuba utuzura mu mutwe hari ikintu cyo kunywa ngeze ngutuma ntacyo ariko nabonye ko gikeneye cyakwita icyo cyabisho cyo kitungo kizagira ngo ntabwo cyuzuye neza mu mutwe muri kibazo ugira n'iki cyashinga hejuru bana utwo gifatisho genda sibyo ugendeshwa ndo wagaritse aho ngaho navuze ngo genda ntigendeshwa ntarakunobaza ikintu kitumva Mana nukuri ndagusabye mbega umugore mwiza we Mana ndakwinginze ndagusabye mbikuye ku mutima uyu mugore ni mwiza ndakwinginze Mana uyu niwe mugore narose azambera umugore w'inzozi zanjye w'ibihe byose ukuntu ndi kwiyumva kweri Mana icyo ngusabye kandi nkwizeye nkwingingiye nagiye ngo uyu mugore ntazambere ikirura kiyambitse uruhu rw'intama kandi nzagushima n'ibicamo nzajya mu rusengero ntanga ituro ryishimye gushima iteraniro ryawe bizarangira ryari ibi ni imana kubera iki urampoye iki kuko bana we mu mutima wo kwihangana umugabo wanjye ndamukunda ariko sinumukunda iki gicucu kirimo kiri kuvugira kuri telefone kirimo kirandega njye nijye ku kino waramutse muri baramutse neza papa ese ko watinze kubyuka bitaye bisobanura akabazo wagize nta kibazo gihari nta kibazo kuko ngira igihe washatse kuryama ngo nduhuke kugira ngo mbone ko mpatatswe uyu munsi niyo mpamvu nizere ko ibyo mbwiye ari byo kandi mugire ikibazo rwose muhungu wanjye ujye umbwira ko niteguye gufasha ukana ako ariko kose urabizi ko nta kibazo nagira ngo wigurisha nta kintu ujyamo kugurisha rwose wigwisukisha nuko byagenze nta kindi kibireba nzi papa ko mbona watinze kujya mu kazi kandi muri saa zageze reka afite meeting ifite hano kuri online nikarangira azaza kukubwira tuvugane sibyo sawa nta kibazo rero ugira ibihe byiza nanjye reka njye mu kazi turasubira bamuhe umubyeyi aragukunda iso aragukunda
burya uza kwa nk'umukobwa ari kugira ngo aragutereta aragukunda kabisa ujye umwubaha kama ndakumva kandi mu by'ukuri nanjye ndabibona ko papa nkunda nawe arabizi ko mwubaha niyo mpamvu mpora ngerageza nkora ibishoboka byose kugira ngo nzagere ikirenge mu cye sha muhe rwose muri urabona Kamara yarayibonye rwose ibyo avuga ni ukuri 100% kandi umuhungu wanjye we icyo nkoraze ni uko uzajya utegura ahawe hazaza heza. niko hanyuma se umuhungu wawe nawe arahagurutsa araducitse asiga afite amabanga se yihariye ku giti cye nawe utazi